kuvuga wabonye show yitwa The Ben na Bruce Melody mushuti wa Bruce Melody bira bintu baba barabibetinze bihese birabakora bihese bakora byo ko umuntu yajya gusebya abantu ubugero wa bibetinga ko umuntu yajya gusebya abantu arundi bashobeje abandi se kandi Bruce Melody show yararangiye agatangira ngo kwishyura abantu we ni nkuru nabonye muyoboke akabishyura aba influencer bibereye zahuye batangira kwandika ukuntu ngo umuntu yarushirwe batanahari batabirebye wakayishyura se amakuru muri ku muhanda ninde wishyuye se kwa Melody ariko bafite n'amafaranga bahora bafite amafaranga apfa busa kugira abantu bavuge ngo yarushije The Ben nose bakungukiraho ubundi The Ben yamurushije cyangwa undi yarushije twe twungukiraye gutrendinga kugira gute gutrendinga ko bose cyane kuri we ntawe ushyira kuri YouTube ye bose bose ntawe ushyira kuri YouTube ye umwe abyungukiyemo n'akabihomberamo ubwo rero show ebyiri zose The Ben ngo amaze kubita inshuro Melody hasigaye Bugesera na Rubavu bira ntacyo mbivuze ko kuba wariye oya ntacyo mba nariye ahubwo ni uvuga ibintu kuko wariye nta namwe rero nariye ngero nta hamwe mba nariye mvuga ukuri uko kuri ureba video ugireba video ubonye na Melody mbwa zimurya wamusiga umunyu oya nta kintu dupfa Melody ntitwari kumwe cyagihe turimo twiganira watwegera ese abantu ko bambaza ukomeza kumbaza ngo bakwihoreye bane banyihoreye nawe munigara bimbaje ejo bundi ngo Nyamuraho ngo Bruce Melody ntabwo yanze kumusuhuza Bruce Melody yanze gusuhuza abantu babonye video ra none se wowe ntodusaganye mu modoka ese babikuye abantu akanga ko mu kamera nyine abantu babikuye abaheze abantu sabuza abantu kuvuga uzi ko na cyanuza cyankuza cyabinkoza y'inkuru ikiyese kimwe cy'iki DJ niba cyita ngo DJ nde gikora ku isibo cyanze cya DJ Philipita reka cyankuza ikiganiro ngo Nyamabondo umwe urudaca ngo reka narwa ruzingo wa muhungu wa Pastor Claude umwe uhubuka bankuze ikiganiro cy'isaha n'iminota bisha kusha amajana n'abayiviyo naje nabonye wabigeze kuri thumbnail isha cyane naje nabonye bahize no kuri thumbnail isha baba ngo bande gusuhuza ngo baze kutsuza bose bande gusuhuza ya video reba ariko reba video irimo Claude ni ya video reba video wasuje Melody ari kumwe na Claude ni yansuhuje nyine ni iri abavuga akababone musaye ku modoka zo tuvugane ni iri abavuga ahubwo nanjye nabandi kuvuga ngo none ubukuru bavugaga kandi nyine nibere muri telefone nta nubwo wowe wanamubonye se yego uko yaza tubora mudaki bana mudaki ahubwo cya gihugu cyari cyo cyamudaki niyo cyamudaki none se babikuye he uwo Peter yarahari Musanze urwo ruzingo rwa ruhari niwe rwajyanye amakuru kwaragiye baranaramenye ejo bundi ngo yakagombye kuba yarafite amabouncer ngo nta yagombye guhura na Nyamabondo tekereza sha uri igisebo gize twagombye guhura he ubwo ese bari uretse nk'iyo nkuru bo wakabaye bagukura uretse nk'iyo nkuru wenda bakuvugaho bari mwahurira bari abandusha views nyine bo mwahurira he uretse kugukoraho inkuru z'abandi ntago bandusha views bariye bya kuva nkubwire wowe niba ari Philipita nande na Fred Musoni mwe mukora ku isibo murajya kuntaramana ngo nta numwe na Bruce Melody ngende igisebo none kugira ngo mwemere ku isibo ntimunusha views bari babaye ikiganiro ntacyo nabaha ubwo igipaka no kubajya none sibwo niba Bushari yarabwiye uriya turi kumwe tubone ntago tubonye nk'onyo nazani muri press conference ya muteri wacu yaravuga ati nindi wanyu wambaza ko mwese ngo level z'imyigire ziri hasi mu mibare siko Bushari yababwiye hari Bushari yababwiye ati ninde wambaza ariko Peter arize yirirwa ahagaze avuze imiziki yize ubuganga Peter ibiki yize ubuganga cyo byihoreje ntabwo ikiganiro nakibonye yize ubuganga ahubwo yari umushumba ntabwo ikiganiro nakibonye ngiye bagiye kugozaho ikiganiro abose bari babonye video ra ahubwo nabo baragiye nibira nuza yazize disikere bajya kumvuga yego nabyo byarangiye ntabwo ari buze kuroma umugera abara banshakaga hiki bikino kuri tamunyerisha ariko video zonye tunyuze ku kiganiro nibwo abantu bazemerara reka nze mbikwereka wanze hari wabinyoherereje ariko ngiye narumiwe kabisa Melody mwanavuganyeho yari managenda ari kumwe na Claude abo Claude yaragusuje wahita akomeza usigana na Melody niwe wamaye big up yego yamaye big up Claude ahitambwira ati kumereza tabati ndi mu kazi kanshi gihari barimo kugira usanga ku modoka tuvugana uzi ko wansanze ku modoka turi kumwe yakubona yakufata video ndabyibuka none ze barabaginga bava mu Melody twahuye twaraganire cyane binahagije arambwira ati je biri birangira nzagutamo abo nabwo yagushyiriyeho byangiye kubeshya oya ntabwo urize muhamagara none se akondega nawe rero ukwera inda nini yawe nawe urahindagurika ndagiye ntago ari guhindagurika ngo The Ben ngo yamaye amazi ngo Melody yanze kunsuhuza dore gaha
dore iki kiganiro cyose ako nako umuntu yakazara kanyereza ndetse byonyine hano n'abantu ntibabibona ko murimo gusuhuzanya njye nari nihagarariye mani ariko yere tekereza njye nari nihagarariye nganye tekereza ibyo bintu njyewe nari nihagarariye kwana hari umuswero habo nk'urumogi muhepfo se mubonye namutanga itari imuzana ku manywa y'ihangu nta rinete yambaye imushyira Nyamabondo agiye gusuzuma niba ndetse nakora soundcheck neza nka Philip wese twumva ubwo nawe sizanye akeneye team itari imuzana ku manywa y'ihangu nta rinete yambaye imushyira Nyamabondo agiye gusuzuma niba ndetse nakora soundcheck nkabura melody yaraje gukora ikizire yasa izo Nyamabondo ni urege se bose oya urumva Peter nawe ko yazanye muri 18 oya wabyumvise oya wabyumvise ngo naga melody yakabaye ahura nawe oya wabyumvise sobyumvise wize Philip utesanguze kiganiro urubaze mukanya nitumubaga arabatizanye tuvugisha kore Philip rero tutamumenye ryari Philip nje narubwo nje namumenye numva ngo n'umudije noneho ngiye ejo bundi nzi ko ndira televiziyo yise bariye ejo nibwo mwambwiye ngo nawe ni umukozi nk'abandi televiziyo niyo witwa Jado nibwo mwabimbwa nzi ko ari umuboss nane bimwubahira ariko nubwo ngoze kiganiro neza bafata nka Marine nawe ntago umva nkubwire Philip ibintu wakoze imuki ni umustar nje ndiki oya na Peter ninde umustar hano uratwanahurira ndandusha ubusitari natwe n'ubwa mbere tumuvuzeho nubwo ariko yakuvuzeho tekereza sha ariko nawe buryo cyabivuzemo nacyo cyarakubaze ngo ntago melody yarakwiye kuza ku maboko ku buryo ahura na Nyamabondo iki nariza Nyamushye uyo ndayamuha ntago arajyo cy'ubunshaka no nari gurizana neza bino bitaro bya melody de Ben ndayamuha yari kuze ndi mayibo nta muri byo ntabonye nabizane hano nubwo arizane Nyamushye cyangwa ujyane n'agasonga arizane Nyamushye bitaro bya melody de Ben wabibonye yaragasogera uzanira iryo bahati bitaro bya melody de Ben wabonye ute ubyikise nyaguhera ujya kwinywera urwagwa se muze wabizanye bakwishyura hano yegora niba mureka nanjye rero sinkiguze niba tayafata niba tohereza umuntu gora ikintu yigeze uragitumye gitogera kurukakiranye gasora atagenda ndebera iryo bahati urumanyamo ibitabo bya The Ben na nta n'ibyo byangira nzongera guha agasaza we nanaguciye urumva ibitabo bya Bruce Melody na The Ben ko mbona ngira ngo amatika birimo bari menshi cyane nabyo siko bisiga bitwa nabyo biri by'iwacu muzika wacu muzika uziko ibintu byo binateguye nta tiku prezine bumwana urumva nta tiku nta kavuyo amasari kugiye uziko umuhanzi wa mbere urumva muri mutene wacu muzika uziko umuhanzi wa mbere saa kuma waje kuri stage urumva byibura byo biroroganize biri ku murongo ariko ibintu byo kwa Melody rwose n'ubu Nyagatare nabwo ntabwo byari ku murongo nabwo byarangiye bitinze ariko ngo Nyagatare n'abantu bikundira amata ngo niki nta muziki rwose ngo niwazamura uvuye ngo kubita ikinyafungo agira umuvuga ngo reka yabuze abantu bose rwose abantu nta muntu wawumva radiyo Nyagatare bafunze ku mutwe ntabwo rwose muririmba ngo bajyane ndetse iyo bijyana i Kayonza naho umujyi wa ni muto sinzi wenda ariko iburasirazuba harimo habiri ni mu Bugesera na Nyagatare kuko kino kimwe bazajya mu Bugesera mu Bugesera byibura bazapfa kubona abantu ko mu Bugesera byibura harabona jyo benshi kubara n'izuba n'abakobwa beza badafite umumaro bazaza badafite umumaro bitara mu gihe ngo nabo badafite umumaro nta wapfa kujya bitara bufite akazi nabonye none simbura mukoro cyetse wena nkatwe tuba twagiye tujye gufata ibiganiro mbwira nk'abari abandi bose babareba bamariye bikundira abahanzi baje kubareba nguki bikundira abantu baje kubareba rero wowe n'ahantu wajya abantu bakaza kureba kandi ntakintu batavuze imirimo bakora ngo bakayisiga abarimbura mukoro kubona The Ben bariboneka rimwe mu gihe na The Ben saro Nyagatare bazuye The Ben abicaga Nyagatare 2009 ujya byemere neza noze 2009 haravuga kari iwabo nyindabo kuhataramira noze n'uburi ko numva ngo nta bana murebye kurumva ngo nta n'abantu baje urabona nk'Umusanze urabona Musanze muvumo zari zihari Musanze hari abantu wenda bazi kurya show Nyagatare hari abantu benshi cyane kurenza abamusanze ariko ngo ntago bavuga bameze ngo ngaho n'abantu bari aho ngaho nyine y'abana bibanye cyane bigize abakapo cyane wa undi bita Kene bimeze bite ni Kene ninde mwavuganye se Kene umuvukana nawe mukire mwavuganye turavugana nzi ko mwavuganye se yakwemereye henera
urase yayigura ko nabonye ameze nk'abatindi ni umukire ahubwo bari mu kazi kenshi ibyo simbikunda bari mu kazi kenshi wigeze usumuhamagara ntabwo namuhamagaye gusa umuntu nandikiye turi kumwe bakahita bansubiza oya biriya nawe no kugira ngo nawe tekinoloji yawe igenda gake hari ibintu umuntu asetinga muri telefone wakanika umuntu ugahita bigusubiza nabona ukoresha WhatsApp business bihita bigusubiza bibyo ni ibintu biho cyane rwose nta kibazo kibirimo mu Bugesera ni ingoma uzajya he ngo nakwigira ingoma muko yoje mu Bugesera ajye ingoma ingoma shikende nta harane byibura harari n'abantu hari muvoma ariko hari n'umuhungu rwose uri ingoma wambwiye ati ngiye rwose icupa naryemeye bitewe n'ukuntu mwemera ubwo twigira ingoma rero dushatse twanajya ngoma twimarukire kuwa gatanu dushatse twanajya ingoma tukayo urumva dushatse twaya twanakwigira ingoma umuhungu yanambwiye ati reba ukuntu umuhungu yambwiye kandi uwo muhanzi nawe uramwemera urumva uwo muntu yashaka ahita yimanukira uyu muhanzi ni nde ntabwo urimo kubona izina sinurisome ariko rireba izina uyu ni muzima uyu twanajyayo muzima cyane kandi umuziki urawemera ndawemera ariko abanza agashyireho nawe tutazaba nka za ntuye kuwa gatanu twazi tumubwire kuwa kane baza urebe nimero uko bimeze urumva ubwo rero kwa ngo abantu no weekend biryoshye nayo ushaka gake kibirete ugeze